Kristo ngo tudindire, ahubwo dutere imbere, tuve mu bwiza twinjira mu bundi, tuve mu mbaraga tubona imbaraga nshya. Urakoze Mana, turagushimye. Ushoboza umukozi wawe, ushoboza abateranye, twese uduhaze, tukumve mu ijambo ryawe, twakira umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Mushiki wacu tuguhaye ikaze, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nongeye kubasuza mu izina rya Yesu. Dushimiye Imana yongeye kuduha akanya kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana, kandi tunejejwe n'uburyo Imana igumye kutugirira neza. Twaganira amagambo y'Imana, kandi niyo tukiriho twibutsa kwera imbuto zikwiriye abihannye. Niyo ntego yacu. Ejo twaganiriye tubona Yesu abwira abigishwa be ngo bagira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, ngo n'inzira ifunganye, ngo kuko abayinyuramo ari bo bakeya, ariko inzira ngari ariyo inyuramo benshi. Imana yacu dufashe itugirire neza. Avuga ko abantu bihannye, bahindukiye, bakijijwe, bagaca muri iyo nzira. Atubwira icyo tuzabatandukaniriza hano abandi, aratubwira ati muzabamenyera ku mbuto zabo. Arangije aranatubwira ati bazagereranywa n'igiti cyera imbuto nziza. Twarabibonye, tubona ko igiti cyiza cyera imbuto nziza, n'igiti kandi kibi kikera imbuto mbi. Imana yacu dufashe, kandi Imana yacu tugire neza. Yesu abibwira abigishwa be rero yarababwiye ati igiti cyiza mu cyite cyiza. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero turakomeza n'ubundi kuri iyo ntego yacu yo kwera imbuto zikwiriye abihannye. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Ni ibice 15, turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 8. Yohana 15 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 8 haravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Nijye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze barayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Twarimo tuvuga ko uyu Yesu yatubwiye ukijijwe, uhindutse, wihannye, ari umuntu ugereranywa n'igiti, kandi icyo giti kikera imbuto nziza. Hari naho yababwiye ati mbese hari umuntu wasoroma umuzabibu ku mugenge? Hariho umuntu wasoroma umutini ku gitovu? Kandi koko niyo tubirebye dusanga bitari byo. Twabonye muri murongo wa 16 n'uwa 17. Igiti cyiza rero cyera imbuto nziza, n'igiti kibi kikera imbuto mbi. Uyu munsi rero dusomye aya magambo Yohana yanditse, ariko ni Yesu wayivugiye avuga ngo ni umuzabibu w'ukuri. Nahoze nsoma abagerageje kuyasobanura bavuze ngo Yesu yagereranyaga umuzabibu w'ukuri ne wa muzabibu tuzi mu Rwandiko mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 5. Wenda reka tuhasome tujyanirane. Yesaya ahanura Imana imutumye ku bwoko bwe. Ibice 5 duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 7. Ndasoma nihuta. Haravuga ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoke rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, ararurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina. Nuko yiringira yuko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. Yemwe mwa abaturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'Yuda, nimudukize jye n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize n'ikiye? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose,
senye n'inkike yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura, ntiruzicirwa ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura, kuko urutoke rw'Uwiteka nyiringabo ari inzu ya Isiraheli, n'abayuda n'insina yishimiraga. Yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Imana yacu dufashe, Imana yacu tugirire neza. Yesu nadufashe. Twarimo dusoma aya magambo Yesu yivugiye avuga ko ari we muzabibu mwiza, ari we muzabibu w'ukuri. Higeze kubaho umuzabibu mu gihe cy'ubwoko bwa Isiraheli, Imana igereranya uru rutoki n'ubwoko bwa Isiraheli. Imana yari yararukoreye ibikwiye byose, iraruhingira, irarufumbira, irarwuhirira, iraruzitirira kugira ngo rutagira ikibazo na kimwe. Ariko ngo haza kugera igihe irwiringiye ko ruzera inzabibu zihagije, ugiye kureba ibona rweza indibu. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Yesu rero abivuga hano yavugaga we ko ari umuzabibu w'ukuri, atandukanye n'indi mizabibu twatekereza, cyangwa se n'icyo gihe Imana ivuga ku muzabibu ari wo Isiraheli. Imana yacu dufashe. Aravuga ngo data ni uwuhingira, ngo ishami ryose ryera imbuto. Yesu ashimwe cyane. Ngo ararifata akaryanganyaho amahage, akarisharirira, akaritunganya nka kwa kundi twumvise nyirurutoke yari yarabigenje. Ngo akarikuraho amahage, akarikuraho ibisambo, akarikuraho ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ritera imbuto. Imana idufashe. Nuko abwira abigishwa bati namwe mugume muri jye, n'amagambo yanjye agume muri mwe. Nimuguma muri jye nibwo muzabasha kwera imbuto. Imana yacu idufashe kandi Imana yacu tugirire neza. Yesu ashaka ko twera imbuto, kandi twarabibonye ko ari cyo kintu cyonyine kizadutandukanya baba abahanuzi b'ibinyoma babandi. Yesu yavuze ngo baza bambaye agahu k'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Aravuga ngo abo ngabo muzabamenyera ku mbuto zabo. Imana idufashe. Icyubahisha data, igituma tumenyekana nk'abigishwa ba Yesu, igituma tumenyekana nk'abakristo cyangwa se abakristo, nuko twera imbuto zikwiriye abihani. Ari nayo ntego dufite muri iyi minsi ibiri. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Yesu aravuga ati mugume muri jye, nanjye ngume muri mwe. Ejo twaganira ijambo y'ukuntu Imana yashinje Abisiraheli ko bari barakoze ibyaha bibiri, ngo bimuye Uwiteka ari we soko y'amazi y'ubugingo. Bagiye no kugerageza ngo babone amazi, ngo bikorogoshore bitega bidashobora gukomeza amazi agahita. Kwimura Imana, kutaguma muri Yesu, ntabwo bishobora gutuma twera imbuto zikwiriye abihani. Niyo mpamvu na Yesu yabyivugiye, aravuga ngo mugume muri jye, nanjye ngume muri mwe, nibwo muzabasha kwera imbuto, kuko ishami ritabasha kwera imbuto ritari ku muzabibu. Imana yacu dufashe, Imana yacu tugirire neza. Imana ijya ikora byose ku rutoki rwayo, cyangwa igitugirira byose tugomba, ikaduha ibyo dukena, ikaduha ibyo dusaba, ikatugirira neza mu buryo butandukanye. Igira iti nza ahari ejo nzamubonaho urubuto rwatuma uyahindukira, umuntu yasoroma n'undi yasoroma. Imana yacu dufashe kandi Imana yacu tugire neza. Ariko igatangazwa cyane cyangwa ikababazwa cyane no kuba nta kintu na kimwe itankoreye cyangwa itagukoreye, ariko igasanga nta rubuto namba, nta kisanzeho, ikabeyura ibibabi, igasanga nta kintu kirimo. Imana yacu dufashe kandi Imana tugire neza. Aha niho rero yashinze urubanza n'Abisiraheli. Yanashinga uyu munsi iramutse ibeyuye igasanga nta rubuto kubonaho, igasanga nta rubuto imbonaho. Imana yacu dufashe kandi Imana yacu tugirire neza. Bene data, Imana twiringiyemo ko yatubonamo imbuto, kandi izi mbuto nizo zituranga ko turi abantu binjiye mu irembo rifunganye, binjiye mu nzira yo gukiranuka, binjiye mu irembo ry'intama ari ryo Kristo. Ni wavuze ngo nimwinjire muri jye muzabona urwuri kandi muzakizwa. Umuntu wese wakijijwe akwiye kuba afite izi mbuto. Iyo tuzisomye mu Bagalatiya, ngira ngo twese turahaza, ariko reka twongere tuhasome urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya, ni ibice 5. Abagalatiya ibice 5, turasoma ku murongo waho 22. Wenda reka twongere tuzisubiremo nubwo dusanzwe tuzizi, kugira ngo umuntu yongere yigenzure arebe niba hariho urubuto afite muri izi, cyangwa se niba hari urwabura, kuko yavuze ngo musabe muzahabwa. Turarusaba, Imana iraduduha nituba ducometse ku muzabibu ari wo Kristo. Haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, no gukiranuka,
no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imbuto twaranazibwiwe. Nubona udafite urukundo jya umenya ko urwo rubuto Imana ije gusoroma yarubura. Nubona nta mahoro kandi koko umuntu ari muri Yesu. Yesu yaravuze ngo simbaha nk'uko abisi batanga ngo mbahaye amahoro yanjye. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cya mbere kiranga umuntu wakijijwe winjiye muri rya rembo wamaze kwikoreza byose Yesu, bya bindi byaturemereraga, bya bindi byari ibyaha, bya bindi byari bituvunye bitubereye umutwaro akabyikoreza Yesu, icya mbere yakira mu gakiza ni amahoro. Yesu ashimwe. Niwumva amahoro atari mu mutima wawe, niwumva amahoro adatekanye muri wowe, ujye umenya ko hari ikintu cyakuyemo. Kandi amahoro ni Yesu. Nukuvuga ngo Yesu aba yatangiye kwimurwa mu mutima wawe. Wamaze kumwimuza ikindi kintu ntazi cyangwa se wowe ushobora kumenya, kuko twabanye ngo n'Abisirayeli bari barimuye Imana, bayisimbuza ibigirwamana, bayisimbuza ibitari Imana. Imana yacu dufashe. Imana yacu tugire neza. Ikimenyetso cya mbere kizakubwira ko utari mu mwanya na Yesu nuko uzabura amahoro. Uru rubuto ni urubuto rwiza cyane, kuko iyo ufite amahoro wumva n'umunezero uhisuza, wumva n'ibyishimo bije. Ariko iyo ufite impagarara mu mutima, ufite intambara, hari ikintu kimuye amahoro, cyaba icyaha, cyaba igicumuro kikayakuramo, wumva udatekanye, wumva uri stress, ntushobora kugira icyo wihangana. Imbuto zose ziraragarika, kuko iyo ufite amahoro ubasha kwihangana. Iyo ufite amahoro wumva wagira n'ukunda. Iyo ufite amahoro wumva wagwa neza. Iyo ufite amahoro wumva wagira ingeso nziza. Ariko iyo udafite amahoro hari icyayimuyemo, n'ibindi byose n'izindi mbuto zose ziraragarika, ntabwo ziba zikiriho. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Ugenzure imbuto. Umwuka wera agende agutungira agatoki akubwira ati mbese ukiranuka biracyarimo. Kandi nawe wabyibwira mu mutima ukavuga uti iyo ndebye koko mbona hari aho nadohotse mu gukiranuka. Biroroha gukiranuka aho abantu bareba, n'abafarisayo barabigiraga. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 3, duhere nko ku murongo wa 8, ngo Yohana umubatiza arimo kwigisha avuga iby'ubwami bw'Imana, avuga n'iby'inzira yo kujya mu ijuru. Niwe muntu watangiye kubivuga. Ngo abafarisayo baje ari benshi n'abasadukayo bamusanga aho ari kwigishiriza kuri Yorodani. Ariko arabahindukirana aravuga ati mwabana b'inshiramwe, ninde wababwiye guhunga umujinya uzatera? Imana idufashe kandi tugire neza. Ariko aravuga ati mugende mwere imbuto zikwiriye abihani. Imbuto ni ikintu kiranga abinjiye muri iyi nzira ifunganye koko. Ntekereza ko Yohana nawe yari yamaze guhishurirwa bari abafarisayo ko batazanywe n'ikindi, kuko abafarisayo ni abantu b'amategeko, ni abantu bakunda guhagarara mu mayira ngo bakabwirwa rabi, bakamara amategeko imbere n'inyuma. Ni abantu mbese nakita nk'abanyedini. Tukikunda kukivuga abanyedini, ariko ni abantu bagaragaza gukiranuka ko hagaragara, ko haboneka, ko abantu babona, abantu batamenya ko kandi ubona ariyo muri iyi minsi, ari byo muri iyi minsi byeze. Uyu turasenga natamenya ko, uyu muntu turaririmba natamenya ko, uyu muntu dukorana umurimo w'Imana atamenya ko. Ugakiranuka haboneka gusa aho abantu bareba, muri groupe, muri rusange, mu itsinda runaka, mu rusengero se. Ariko birakwiye ko dukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara. Imana yacu dufashe, kuko ahandi hatagaragara niho Imana ireba, bagenzi bacu batareba. Muri kamere muntu wumva wakwereka abantu, wumva wabibwira abantu, wumva abantu babimenya ko ukijijwe. Ariko niwereka Imana yireba hagaragara n'ahatagaragara, hahandi wiherereye, hahandi mu rugo iwanyu, hahandi wawe mu kazi, hahandi babandi musengana batari aho ngaho, hakakunanira kubera ko utari kwereka abantu. Byabaye nk'abafarisayo berekaga abandi. Ariko Yohana arababwira ati mwabana b'inshiramwe, ninde wabwiye guhunga umujinya uzatera? Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Ariko arababwira ati niba mushaka kwinjira mu bwami bw'Imana mugende mwere imbuto zikwiriye abihani. Ikintu kiranga abantu bakijijwe, ikintu kiranga abantu binjiriye mu irembo rifunganye, ikintu kiranga abantu bari muri inzira ifunganye ni ukwera izi mbuto zikwiriye abihani. Twazivuze liste yazo, ni izi mbuto Paulo yabwiye abagalatiya, ababwira ko izi mbuto uzifite nta mategeko amuhana. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Ugenzura urebe niba zitarimo kubura.
Yesu atari kuza agasanga ntazihari. Yesu atari kuza yashaka urubuto akabeyura ibibabi, yabonaga bitohagiye neza, yabonaga indirimbo zihari n'ibindi byinshi twe tujya tubona, ariko yajya kureba agasanga nta rubuto, agasanga nta mahoro, uretse n'ayawe n'abandi urayababuza, uretse no kugira neza nawe ubwawe n'abandi nta neza bakubonaho, akagenda agenzura byose agasanga nta rubuto na rumwe yagusoromaho. Murazi cya giti yigeze gusanga ngo gifite ibibabi bitohagiye, ariko agiye kureba asanga nta mbuto, ngo ahita kivuma. Imana idufashe twebweho turacyafite amahirwe, turacyagira ubuntu bwo kuba tutavumwa, bwo kuba tutanyukanyukwa nka rwa ruzabibu twasomwe, bwo kuba tutakurwaho uruzitiro uyu munsi, kuko Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi, kuko tukiri mu gihe cy'ubuntu. Imana yacu idufashe kandi Imana yacu itugireye neza. Yesu rero aravuga ati ninjye muzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ritera imbuto aricaho. Na Yohana niko yavuze hariya ari kubwiriza ku Yorodani, yaravuze ngo na nubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'igiti, ishami ryose ritera ngo riracibwa rikajugunywa mu muriro. Bene data, turacyafite agahenge, turacyafite utunsi, ntituzi umunsi Yesu azaza, ntituzi igihe Yesu azavugiriza impanda, ariko uyu munsi ni wumva ijwi ry'Imana, ni wumva urarikwa, ni wumva uhamagarwa kwinjira muri iri rembo rifunganye, kwinjira muri iyi nzira ifunganye, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kwera imbuto zikwiriye abihannye ukabarwa mu bigishwa ba Yesu. Ntiwinangire umutima, ntiwinangire umutima, ahubwo uze dukomezanye urugendo. Imana yacu idufashe kandi tugire neza, kuko hariho umunsi aya mashami yose atari ku muzabibu, aya mashami yose atera imbuto ngo azacibwa agatabwa mu muriro w'iteka. Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Arangije rero Yesu avuga ibyuko umuntu uzaguma muri we akagendera mu magambo ye azabasha kwera imbuto, kuko aravuze ngo ntabwo mubasha kwera imbuto mutamfite. Imana yacu idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Nahoze nsoma nsanga dukwiye ibintu nka bitatu. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Nsanga dukwiye ibintu nka bitatu kugira ngo tubashe kwera izi mbuto. Yesu yabibwiye abigishwa be ababwira ati mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Bene data, twezwa n'ijambo ry'Imana, tukezwa n'amaraso ya Yesu. Ibyo bituma tuguma ku muzabibu, ibyo bituma tudacomoka kuri wo, tuguma mu muzabibu bikatubashisha kwera imbuto. Yesu nashimwe cyane. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mu bice 12 umurongo wa 17, nawe yarabyivugira aravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Ikintu kitweza ni ijambo ry'Imana. Ijambo niryo rivugwa, ijambo niryo rikubwirizwa, warihabwa, waryakira mu mutima wawe rikaguhindura, ugafata icyemezo ukavuga uti fasha inzira, ndiyemeje, mvuye muri ibi ngiye ahangaha. Yesu nashimwe cyane. Amaraso ya Yesu agahita gutunganya ukaba umwana w'Imana. Yesu rero hano muri kino gice aravuga ati namwe mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Icyambere cyadufasha kwera izi mbuto nuko twezwa. Mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura n'ibintu birwanya ubukristo bwacu, ngo ahari duteshuka, ahari tunanirwa, ariko ukwiye gufata ingamba muri wowe ukavuga uti nubwo haje igicumuro ngomba kukikuraho, nyatura imbere y'Imana niyeza ku manywa na nijoro kugira ngo mbashe kwera imbuto. Kuko ikintu kiducomora ku muzabibu, ikintu kidukura muri Kristo ni ibyaha, ni ibicumuro. Imana yacu idufashe. Ukwiye kurwana intambara yo kuguma ucometse muri Kristo. Kurwana intambara yo gucomekwa muri Kristo ni iki ngiki cyitwa kwezwa. Nihagira n'ikikwanduza, birashoboka ko wagenda mu muhanda pe witeguye kugenda neza, ariko hagaca nk'imodoka ku ruhande igashibura ibiziba ikabigutera. Ntabwo wabigambire, ntabwo wabiramukanye, ariko wihutira kumesa. Ntugumana icyo kizinga ngo abantu bose barabibona ngo ko ari ikizinga, nta kundi byagenda. Ahubwo wihutira kumesa ugakuraho icyo kizinga.
niba hari n'ikikwanduje ihutire kubwira Yesu uti Yesu nyeza ndashaka kuguma ncometse muri wowe kandi narabimenye ko ntejejwe ncomoka narabimenye ko nejejwe mva muri wowe kandi wavuze ko kuguma muri wowe ari byo biri utume mbasha kwera imbuto zikwiriye abihannye. Imana yacu dufashe, Imana yacu tugire neza. Icyambere nicyo cyo kwezwa, twezwa n'amaraso ya Yesu, twezwa n'ijambo ry'Imana, twatura ibyaha, twitandukanya n'ikintu icyo ari cyo cyose cyadutandukanya na Yesu umunsi ku wundi. Imana yacu dufashe. Ikindi yavuze ni ukuguma muri we, kuguma muri Yesu. Nituguma muri Yesu, tukaba muri Yesu, tuzera imbuto. Hari igihe umuntu yumva kuguma muri Yesu akumva ni byiza, hari mu bihe byiza n'ibindi, ariko haza amapfa. Twarabibonye ejo tuvuga iby'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Igiti cyatewe hafi y'umugezi gishoreye imizi mu mugezi, cyo ngo gihorana itoto, kigubwa neza, cyera imbuto, haba mu mpeshyi haba mu mvura, gihorana imbuto. Ariko igiti kitari mu mugezi, ngo izuba ryatse, iyo amapfa ateye, kiruma kikaba nk'inkoko yo mu butayu. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Natwe birakwiye ko tuguma muri Yesu kugira ngo tugume twonka amakakama yo mu muzabibu, tugume tuvoma amazi kuko twamenye ejo ko ari yo soko y'ubugingo, tugume duhabwa amazi yo mu giti kugira ngo amashami yacu yerize imbuto. Tutari muri Yesu twaba nk'inkokore, natwe tutari muri Yesu ntabwo twabasha kwera imbuto, twubwacu ntitwabishobora. Murabyibuka tukira abapagani, tukira abanyabyaha, umuntu yaragerageza gatereka nitwararike, ukumva kwitwara neza nibyo bikuhindura umwana w'Imana, ukumva kuvuga neza, ukanagerageza, ariko mukanya kuko ari ibyawe uri kwiremaremera, ukisanga wavuze nabi, ukisanga watukanye, ukisanga warwanye, ukaza no kuba ariko ko narinzi ko nabigerageje byagenze gute. Imana yacu dufashe kandi Imana yacu tugirire neza. Hari naho umuntu yajyaga bakamucikiru cy'ibyaha bye yakoze, akaza akabitondora byose, ariko yarenga umutaru akabasubiye muri bya byaha kubera wagerageje mu mbaraga zawe. Ariko twumvise ko nituguma muri Yesu, tukaguma mu magambo ye, tukaguma mu ijambo yatubikije yaduhaye, ngo tuzaba ducometse muri we. Ni ukuvuga ngo amakakama ava muri icyo giti, amazi asohoka muri icyo giti azatuma ishami ribasha kwera imbuto kandi rigumana itoto, rigume ritohagiye igihe cyose uje kureba imbuto azibone. Imana yacu dufashe kandi Imana yacu tugire neza. Icya gatatu rero ni ukumvira ijambo ry'Imana. Bene data, kuribwiriza nk'uku, kurisoma se, kurihimbamo indirimbo, kuriririmba n'ibindi byose tujya tuvugamo ijambo ry'Imana birashoboka, bisigaye binoroshye kuko umuntu ararirepeta kenshi bigageraho bigahinduka ubuzima, kuko hari n'igihe tuba twaranayihereye muri za Sunday school turi abana batoya. Ariko kumvira ijambo no gukora ibyaryo. Yesu nashimwe cyane. Yakobo bivuga yaravuze ngo nicyo gituma dukwiriye kumva gukora iby'ijambo atari ugupfa kuryumva gusa twishuka. Imana ikwiye kudufasha tukavuga ijambo, tukanakora iby'ijambo atari ugupfa kuryumva gusa ngo rise nk'iryinjire mu gutwi kumwe risohokere mu kundi, ahubwo Imana ikadushoboza gushyira ubuzima bwacu mu bikorwa by'ijambo ryadutegetse. Yesu natugirire neza. Ibyo bintu bitatu bizadushoboza kwera imbuto. Ibyo bintu bitatu bizatugumisha muri Yesu. Nitwumva ijambo tugakora ibyaryo, hagira nibizinga bidutarukira kubishura byacu tukabyejesha amaraso ya Yesu, twatura twihana twiyeza kugira ngo tudacomoka kuri iki giti kandi tukaguma muri we. Habe naho haba amapfa ateye, twabonye ko kiriya giti ngo no mu mapfa cyera imbuto zacyo. Ntukangwe n'ibigeragezo, ntukangwe n'amakuba, ntukangwe n'inzara, ntukangwe n'ibintu byose biza bitkurundaho. Twarabivuze ko mu bihe by'imperuka hazaza ibihe birushya, biracyaza, bizaguma binaza. Wenda bazavuga ngo ibyiza biri imbere, ariko n'ibyiza wageramo uzaba waciye mu makuba, waciye mu birushya. Ibyo birushya nibiza nabyo bizasange duhagaze nka cya giti gishoreye imizi mu migezi. Imana yacu dufashe kandi Imana yacu tugirire neza. Imana idushoboze kuguma muri Yesu, haba mu bipimo ibyo ari byo byose, kuko no gupima mu buzima turapima, ariko nupimwa ugume muri Yesu. Nuguma muri Yesu uzera imbuto, bazaza bazisangeho. Kandi umuntu yibwiraga ko gupimwa kwawe kuri butuma imbuto ziragarika. Ubutumwa bwiza nibwo butubwira ngo mwere imbuto nyinshi kandi zigire gute, zigumeho. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, ushobora kuba ugerageza ukazera, ukavuga uti reka nera imbuto nubwo bimeze gutya kugira ngo bamenye ko ndi uwa Kristo, nzagera no mu bwami bwo mu ijuru.
ariko wahura n'intambara, wahura n'amakuba, wahura n'ibigeragezo, wahura no kurenganwa n'ibipimo byo muri ubuzima bwa buri munsi, ukavuga uti ariko kuki ari ngewe bihora bibaho kandi ntako mba ntagize kandi nagerageje. Imana yacu idufashe. Ariko wibuke yuko igiti gifite imbuto n'ubundi nicyo bajya gusoromaho. Njya myibuka turi n'abana batoya twajyaga tujya kureba imitini, waba utanawushyikira cyangwa se amapera cyangwa se imyembe, ugaterayo n'umujugujugu ariko kugira ngo iryo pera rize cyangwa se haze uwo mwembe n'ikindi. Turabizi natwe mu buzima busanzwe igiti gifite imbuto nicyo gisoromwa, nicyo kigendererwa, nicyo kigerwaho kenshi. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Ariko naho imijugujugu yaza, ugume wera imbuto zigumeho. Yesu nashimwe cyane. Naho amakuba yaza, naho umuyaga waza ukazunguza imbuto zikaragarika, uwera izindi. Imana yacu idufashe. Kuko ngo iki giti gishoreye imizi mu mugezi, cyera imbuto haba mu mapfa haba mu mpeshyi, kiba gifite imbuto. Imana yacu dushoboze, Imana yacu tubashishe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana idushoboze twerize imbuto, kuko imbuto z'umwuka wera ntabwo twapfa kuziha. Muribuka ko hariya twasomye mu Galatiya ni imbuto nyinshi. Ushobora no kuvuga uti se muri ubu buzima bunagoye gutya byashoboka gute? Wahorana neza, wahora ugira neza, wagira ingeso nziza iteka, ko hari wose n'abakugirira nabo gwahora bagira ingeso nziza. Ariko Yesu yavuze ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Yesu nashimwe cyane. Twebwe ubwacu muri kamere muntu ntabwo wanabibasha. Umuntu se yakugirira neza, kamere yawe ihita ikubwira uti mwishyuri. Ntabwo wabibasha wowe nk'umuntu. Ariko Yesu yaravuze ngo musabe muzahabwa, ni musabe nzabaha, ni mugume muri nge muzabibasha. Imana ishimwe. Ikintu kitunaniza gituma tutabibasha nuko tujya ducomoka kuri Yesu, nuko tujya tuva ku muzabibu. Ariko nituguma mu muzabibu, nitudemeramo, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye, nituguma muri Yesu tukafata ku mazi y'umuzabibu, ku makakama y'umuzabibu, tuzabasha kwereza imbuto. Twebwe ubwacu n'inyama n'amaraso ntabwo ubundi twakabibashije. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Paulo yagiye kuze kubyandikira Abaroma, hari mirongo tutagenda dusoma ariko ndi buvuge wenda mukayandika cyangwa mukaza kuyisomaho muri hirya no hino. Rwandiko yandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo wa 13, yaravuze ngo murabizi bene data ko nahoraga ngambira kuza iwanyu nkagira ibisibya, wariko icyatumaga ngambira kuza ngo nagira ngo mbabonemo imbuto nk'izo njya mbona mu bandi banyamahanga. Yesu nashimwe. Imbuto zikwiye kuba ubuzima bwa buri munsi, ubuzima bwacu tubayeho ku buryo umuntu wese yifuza kuza kuzisoroma. Paulo yaravuga ngo nifuzaga kuza abwira Abaroma icyatuma mpangambirira kuza ngo nagira ngo mbabonemo imbuto, aho mu gice cya umurongo wa 13 nk'izo njya mbona mu bandi. Yarizo yari yarabonye muri bene data babandi bagiye bamufasha, harizo yari yarabonye mu bafasha bakene, abamufashaga mu murimo w'Imana. Avuga ati namwe nagambiraga buri gihe kuza ngo mbabonemo imbuto. Imana yacu ishimwe cyane. Nk'izo mbona mu bandi. Yesu ajya agambirira kuza, akavuga ati reka ngusuri wawe mu rugo, reka ngusuri wawe mu kazi, nze ndebe ko nakubonamo imbuto nk'izo nabonye cyangwa nkazazi nishaka ko wera. Ajya aza burya. Ariko Imana idufashe naza azajya asanga hari imbuto izo yari atwitezemo, tutamera nka ruzabibu yari yitezemo uruzabibu ko rwera inzabibu, agasanga n'indibu. Imana idufashe kandi Imana yacu tugirire neza. Izi mbuto zikwiye kuba ubuzima bwacu bwa buri munsi, ubuzima bwacu bwa Gikristo. Anabivuga mu rwandiko yabandikiye nanone Paulo abice 6 ku murongo 21 kugera ku 22, yababwiraga iby'imbuto zo gukiranuka, izo kwezwa, kugira ngo abantu babigira ubuzima. Kwezwa kwacu kwa buri munsi, kw'imibereho yacu ya buri munsi ni ibintu Imana inezererwa. Yesu yavuze ngo ibyo nibyo byubahisha data, kandi kitubesheje muri iyi si no kugira ngo data yubahwe. Yesu ashimwe. Niba tureba bubahe data, nimvuga bubahe data, ninkora bubahe data, ubuzima bwanjye bwose bwubahishe data. Ntabwo nabibasha ntacometse muri Yesu, kuko Yesu niwe wenyine uduhuza na nyir'uruzabibu, agatuma amakakama yo muri we amesha burya kubahisha data, atari kubw'imbaraga zanjye, atari kubw'ubushobozi bwanjye. Imana idufashe, Imana idushoboze, twezwe buri munsi ku gato no ku kanini, uko tugenda, uko tuvuga, uko twambara, ubuzima bwacu atari n'ubw'inyuma gusa, ahubwo nugira icyo wumva umutima wawe ukubwiye
urwane no kugira ngo ukibwire Yesu, uvuga uti Yesu iki kirangoye kirashaka kuntandukanya nawe kandi ndashaka kugumamo kugira ngo mbashishwe kwera izimbuto zikwiriye abihaniye. Imana yacu dufashe, Imana yacu tugirire neza. Tugeze mu mwanya tugiye gusoza, ariko nagira ngo twibukiranye twinjiye muri irembo rifunganye. Birashoboka bene data ko winjiye muri irembo rifunganye, ari ryo Kristo, irembo ry'intama. Winjira murakizwa, winjira mubona urwuri, ariko muri iyi minsi hari ibintu biri kugutandukanya na Kristo. Hari ibintu by'uburyo butandukanye, byaba ibyaha, byaba ibicumuro, bikagucomora kuri iki giti, kuri uyu muzabibu ari wo Kristo. Ibyo byatumye haboneka izindi mbuto zitari zitezwe. Habonetse simise nziti ndibu, kuko n'indibu nge sindazibona sinzizi, ariko umuntu yari yizeye ko yaza gasoroma urubuto, ariko asanga sirwa soromye. Imana yacu dufashe. Kubera iki? Kubera ko hari igihe wacomotse ku muzabibu, hari ibintu byagutandukanije n'umuzabibu, hari ibintu byagutandukanije na Kristo, hari ibintu byamugukuyemo. Bishobora kuba ibizinga runaka utarunagambiriye rwose, bishobora no kuba intege nke zawe, bigatuma winjira mu byaha, umutima wawe ukajya kure y'Imana ukamubabaza. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Turi mu mwanya wo kugira ngo wongere ubibwire Yesu, uhagirwe, wezwe, utunganywe mu maraso ya Yesu. Yesu aracyahari, yicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi ishami ryose rimushamitseho, rimucometseho, n'ubundi rirongera rikabona amakakama, rirongera rikabona amazi, rikongera rigatohagira, ibi biba bigatohagira, rikongera rikabona imbuto. Imana yacu ishimwe. Uyu munsi n'uwawe wo kugira ngo nanone wera imbuto zikwiriye abihanye, ariko ari ukongeye gucomekwa kuri Yesu. Biranashoboka nawe turi kuvuga iby'inzira ifunganye, tukavuga iby'irembo rifunganye, ariko ukumva ni nko guca umugani. Umunsi w'ejo twaravuze ngo inzira ngari irahari, n'abantu bayinyuramo ni benshi, nta n'ikizira muri iyo nzira. Umuntu ajyana ibyo ashatse byose, agakayirana, akajyana, agakomatanya, agakurura, kuko ni ngari cyane. Ariko ngo iyo nzira ahantu iheruka ijyana abantu ngo ni mu kurimbuka. Imana yacu idufashe. Ntiwari ubizi ko hari irembo rifunganye, uyu munsi urabimenye. Nawe ntiwari ubizi ko hari inzira ifunganye, uyu munsi urabimenye. Ushobora kuwufasha icyemezo ukavuga uti ni gute namenya, ni gute nanjye nabasha kwera izi mbuto. Hari ikibanza no kwinjira muri iryo rembo. Kwinjira muri iryo rembo birasaba kubanza kwatura ibyaha byawe, ukihana, ukavuga uti guhera uyu munsi mfashe icyemezo, ndihannye, mbabarira Mana ibi nibi nagendeyemo. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Reka dusoreze ku ijambo rimwe, hanyuma dusenga Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 12:33 kugera kuri 35. Ndasoma nihuta kugira ngo tugendane n'iminota yacu, ari naho dusoreza. 12:33 kugera kuri 35. Haravuga ngo ni mwiti giti cyiza n'imbuto zacyo muzite nziza, cyangwa ni mwiti giti kibi n'imbuto zacyo muzite mbi, kuko igiti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Mwabana b'inshiramwe, mwabasha mute kuvuga amagambo meza muri babi? Ibyuzuye mu mutima nibyo akanwa kavuga. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe bwiza, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi. Imana yacu dufashe, Imana yacu tugirire neza. Imana ituganze. Hariho igiti cyiza cyera imbuto nziza, hakabaho n'igiti kibi cyera imbuto mbi. Weho nta n'ubwana bitahuraga ngo mbese nimbi mbese ni nziza, kuko nibwo buzima. Ariko turagira ngo uyu munsi nawe wiyinire mu mutima uvuga uti ni gute byankundira nanjye aya mahoro nkayakira mu mutima wanjye. Uragerageza, uracuruza, urakora akazi, ugwije ubutunzi, ariko nta mahoro. Nta n'ahandi yava kuko amafaranga ntayatanga, nta n'ahandi yava kuko ibintu byose tubona muri ubu buzima bwa buri munsi ntibibitanga. Ikintu gitanga aya mahoro nuko winjira muri Yesu, ari we rembo rifunganye, rembo ry'intama, ukinjiramo ugakizwa. Iyo ugezemo rero uhabwa aya mahoro nk'urubuto rwa mbere. Yesu nashimwe. Wari warabuze amahoro, ariko uyu munsi umenya ibanga, injira muri Yesu. Wabona gute ibyishimo? Urinezeza, ukiruhura mu mutwe nka kwa kundi tuvuga no kwiruhura mu mutwe, ariko ukabura ibyishimo, ukabura umunezero. Ntibyakunda. Birasaba ko winjira muri Yesu, ugaterwa kuri iki giti, kuri uyu muzabibu, ukaba rimwe mu mashami, none ukabona kuri izi mbuto. Imana ikugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Turasengera wowe wari warasubiye inyuma,
waracomotse kuri uyu muzabibu, waravuye kuri Kristo, utaramugumyemo, hari ibintu byinshi byagiye bimugukuramo, ibyaha by'uburyo butandukanye. Turagusengera Imana, ariko nawe turagusengera utari waramenya aho baca. Niki cyamesha amahoro ko nagerageje byose bikanga? Niki cyama ibyishimo ko nagerageje byose bikanga? Niki cyama iki byose waragerageje byaranze? Ariko uyu munsi ikibiguhesha no kwinjira muri Yesu, kwinjira mu irembo rifunganye. Ejo twavuze ko rigusaba kugira ibyo ureka, rigusaba kugira ibyo wihima, rigusaba kugira ibyo wiyaka, kugira ngo wakira aya mahoro atangwa na Yesu yamaze kwinjira mu mutima wawe. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga Imana, turagusengera wowe wari waravuye muri Yesu kugira ngo ugarukemo wera imbuto. Turanagusengera nawe ushaka uyu munsi kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukamwinjiramo akakubamo akaguturamo, kugira ngo ubahishe data kandi wereze imbuto zikwiriye abihannye. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Tugiye gusenga Imana na pastori wacu, nawe ahuri hirya no hino mu kazi, mu buzima bwawe bwa buri munsi uri gukurikirana ivugabutumwa, ahuri ubibwire Yesu bya bindi byose bikugoye. Yesu yiteguye kubitunganya uyu munsi. Yesu abaha umugisha. Reka dusabe pasiteri adusengera Imana. Amen. Mushiki wacu arakoze, Imana imuhe umugisha. Imana ikintu kiyubahisha ni ukwera imbuto. Ntabwo icyubahisha Imana ari uko dushobora ku